Amahoro y'Imana bene data, twishimiye kubana namwe muri iyi gahunda yo kumva ubutumwa bwiza. Nk'uko bisanzwe mu gihe gishize twari turiho tubagezaho iby'uko igihe cyo gutamba ibitambo kigarutse. Hanyuma ni ikiganiro tugarutse mu gice cya kabiri, amagambo makeya ndetse n'amakuru tutari twavuzeho tuje kubabwira. Wowe uduteze amatwi rero, twishimiye kubana nawe kandi turagusaba ko uza kumva iki kiganiro ukakirangiza neza, ukamenya amagambo tuzanye kandi ni amakuru y'ibyo twabonye n'amaso. Hanyuma turabisanga no mu byanditswe muri Ezekiyeli igice cya 13 umurongo wa 19. Ese koko abantu bashobora gutambwaho ibitambo? Ese koko ibitambo bibaho? Turi buze kumenya uko bigenda. Ni gute rero watsinda imbaraga zigutambaho igitambo? Turaza kureba kandi bimwe mu bimenyetso bikora mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka rero hari ibintu bikorerwamo. Iyo tugize amahirwe Imana ikadukora ku maso tukabihishurirwa, niyo mpamvu tuza hano kuza kubibabwira mukamenya ukuri kw'ibyo bintu kugira ngo mubashe kumenya uko mubitsinda. Hanyuma rero turatangira n'ubundi dusoma amagambo ari mu byanditswe byera kugira ngo tubahishurire neza, tunababwira amakuru uko tuba twaragiye tuyahabwa mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ihishurirwa, kugira ngo musobanukirwe ukuri. Hanyuma wowe wumvise aya makuru, niba ari bwo ukigera ko uricano ukuri kw'ijambo dusoma, turagusaba gukanda subscribe no kohereza ibi biganiro ubyohereza abagenzi bawe kugira ngo bamenye. Muri ino minsi turimo turavuga tunahishura amabanga yose Satana agenda akora n'ibyo akorera abantu, ariko ndahamya ko hari igihe abantu bazaba batakibasha gukurikira n'aya makuru dutambutsa kuri zino mbuga, kuko hari igihe tuzajya tumenya amakuru mu buryo bw'umwuka akaba amakuru y'umuntu ku giti cye. Ibihe birakomeye rero kandi ibihe biragoye, ariko wowe wamenye ukuri ukamenya aya makuru, yabwira n'abandi kugira ngo tubashe gutsinda Satani. Naje gusoma ijambo rivuga ngo murwanye Satani azabahunga, mwegera Imana nayo izabegera. Nshuti y'umusaraba, nje kukubwira ibihe byiza byo kwegera Imana no kubana nayo, kuko umuntu uri mu Mana, umuntu uriho amaraso Yesu, nta kintu abasha gutwarwa n'ibi byose ugiye kumva. Reka twumve uko ayo magambo avuga. Iyo usomye mu gice cya 13 mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umurongo wa 19 haravuga ngo, kandi mwangayishije mu bwoko bwanjye kubw'ingemu ya sayiri n'intore z'umutsima, kugira ngo mwice ubugingo butari bukwiye gupfa, murokore ubugingo butari bukwiye kurokorwa, mu buryo bushuka ubwoko bwanjye butegera amatwi ibinyoma. Aya ni amagambo Imana yaje kubwira aba bantu, ariko inagendereye gusobanura iby'abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma bavugwa ni abapfumu, abahanuzi b'ibinyoma bari kuvugwa ni amadini atari amadini y'ukuri, abahanuzi b'ibinyoma bavugwa ni abarozi. Ibi rero mu isi y'umwuka Imana ije kubigushyira imbere no kubihishurirwa ngo umenye neza uburyo abo bahanuzi b'ibinyoma bashobora gutanga ubugingo bwawe n'umubiri wawe bigapfa mu cyimbo cy'undi muntu agombaga gupfa. Reka dukurikire aya makuru. Buriya rero inshuti y'umusaraba, ndashaka kubwira ngo mu isi y'umwuka hari ibiguzi bitangwa. Aba bantu ibintu batanga ni ibiki kugira ngo ube wapfa mu cyimbo cy'undi muntu? Batanga ibiguzi by'amafaranga cyangwa amaraso. Aha rero ibi barabitanga, bakaba babasha kwica utari ukwiye gupfa, bakarokora utagombaga kurokoka. Hari impamvu rero batanga ibi bintu. Ibi bitambo bakunda gutamba batanga namo n'abantu. Umuntu rero bagiye kumutanga byitwa iki? Ku bapfumu, iyo ugiye kuraguza ushaka kugira umuntu wicisha cyangwa wica, yaba yaraguhemukiye yaba ataraguhemukiye cyangwa utamushaka, ibi barabikora, ariko babikora basabye amaraso. Na cyane cyane rero ko amaraso baba bakeneye ni amaraso yabo mufitanye isano. Iyo bayabonye biba byoroshye cyane, kuko byanze bikunze
igitambo kiraboneka. Bakoresha iki rero? Bafite ubushobozi mu isi y'umwuka, ariko kwa Yesu dufite ubutware natwe. Umva ubushobozi bafite. Ashobora kukubaza izina ry'uwo muntu, cyangwa akakubaza ifoto ye, cyangwa akifashisha imwe mu myambaro ye. Iki kintu nakunze kukivuga, ibi nibyo bituma abantu batanga. Noneho arakubwira ngo turashaka inka itagira ubwoya. N'ibanga rikomeye iri jambo bavuga ngo inka itagira ubwoya, baba bashaka kuvuga umuntu. Nuko rero abantu bamwe bajya bicwa batanzwe ku bapfumu cyangwa ku barozi. Imana yacu iturengere kandi Imana yacu itugirire neza. Nta kintu rero na kimwe Satani ashobora kuguha cyangwa yagukorera udatanze aya maraso. Urugero nanone nko kwivuza kuri aba bapfumu cyangwa kuri aba barozi, nk'uko nagumye mbivuga. Igihe ufite indwara, bateza indwara ikomeye, indwara itabasha kuvurika. Izi ndwara z'amarozi ni indwara z'imyuka mibi, aribo badayimoni, cyangwa indwara ziterwa n'abazimu, ariyo myuka y'abantu bapfuye. Hanyuma izi ndwara ukajya kuzivuzayo. Iyo ugeze kuzivuza rero bagusaba gutanga aya mafaranga. Hari amafaranga rero utanga bwa mbere, amafaranga bagusaba kugira ngo babashe kugira ikintu bagukorera. Hanyuma ikindi bashaka kugusaba icyo bita imbuto, bakabwira ngo tanga imbuto. Iyi mbuto baba bavuga ni amacandwe yawe ucira, bagahita babona ubushobozi n'ububasha bwo kwinjira muri famiye yawe, bakabona umuryango wawe wose bashingiye kuri aya macandwe yawe watanze. Nshuti z'umusaraba, ibintu tuvuga ntimukabikinishe, ahubwo twaje kubabwira ngo nimugire ukuntu mwigenza, nimugire ukuntu mubaho muri Kristo, nimugire ukuntu mubeshwaho n'amaraso ya Yesu, kugira ngo hato imiryango yanyu itazashira biturutse kuri izi mbaraga bakoresha. Ufite abana bawe bajya ku ishuri, ufite umugabo wawe uri ku kazi, ufite umuryango wawe uri mu rugo. Aba si uko bakunzwe, ahubwo igihe gishobora kugera ukwifuriza ikibi akaba yagutanga. Noneho andi makuru akomeye ni uko noneho badatanga uwo mufitanye isano gusa, n'umuntu mudafitanye isano, igihe mu isi y'umwuka nta mbaraga afite babasha kuba bamutanga. Bigenda bite rero ibyo ngibyo? Umuntu ashobora kugushuka akakujyana mu gicumbi cyiwe mu nzu, akakugaburira mugasangira, ariko akakumurikira imyuka mibi. Ayibwira ngo iki rero? Arabwira ati dore nguyu wa muntu, ngiya nkitagira ubwoya nayizanye. Akimara kukumurika byonyine, imbaraga zikugendaho zikaba zazakwica, ziguteje agisida, ziguteje urupfu rutunguranye ndetse n'ibindi. Twaje kubwira abantu ubwo amaraso ya Yesu yabonetse, turagira ngo tubashe gutsinda ibi bintu, kuko mu isi y'umwuka rero, mu ruhande rw'Imana no mu ruhande rwa Satani hatangwa ibitambo. Kandi ibitambo ntabwo bipfa gukora gusa hakora umutongero. Amagambo avuga na sinye yakora imbere yawe niwo mutongero wabasha kugutwara cyangwa kugira icyo gutwara. Ariko iyo uriho amaraso ya Yesu nta mutongero ubasha kugufata. Abantu bagiye bakerensa aya maraso, abantu bagiye bakerensa kwakira Yesu umwami n'umukiza, abantu bagiye bakerensa kwitwa abana b'Imana. Iyo witwa umwana w'Imana ntubasha kugirwaho uruhare n'imbaraga iyo ariyo yose. Imana yacu ishimwe. Mu ruhande rw'Imana rero hari ibitambo Imana yemera. Bibiliya iravuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero twebwe iyo twatanze imibiri yacu mu gukorera Imana, Imana ikaba yaradushimye, tukaba twarakiriye Yesu Kristo, nta kindi gitambo dusabwa, kuko igitambo cy'ibyaha n'igitambo cyo kubabarirwa ibyaha no gucungurwa, tugacungurwa umubiri n'amaraso, Yesu yarabikoze. Hanyuma iyo twebwe twubashye Imana tukayikorera, kiba igitambo gishimwa n'Imana. Hanyuma rero iyo umurozi cyangwa umupfumu atanze igitambo kuri Satani ashaka ubugingo bwawe, agasanga wowe mu isi y'umwuka uri hasi ye, arakuruta, akurusha ubushobozi, akurusha imbaraga, aragutamba bikemera, arakwica bigashoboka. Inshuti z'umusaraba, ndashaka kubibabwira ibintu mbaha n'ingero. Ndashaka kubwira ko mu isi y'umwuka abadayimoni bareba, abadayimoni n'abarozi nabo bafite imbaraga, ariko twebwe iyo tugeze imbere yabo bahinduka ubusa, kuko konekisiyo yacu ihita icagagura iyabo, ntibabashe kumva, ntibabashe kureba, ntibabashe kugira icyo bakora.
nigeze mbivuga mu kiganiro cyatambutse uburyo twagiye ahantu hari umupfumu ukomeye, ari abantu bagiye kwivuza, twari tubatwaye nk'abashoferi babajyanyeyo. Hanyuma tugezeyo kuko twari n'imbaraga z'Imana, umupfumu yanga kugira ikintu akora ngo tumaze twivuge amazina, kubera ko twageze ku mbuga yiwe byonyine ikirere cye kirafungwa, imbaraga z'Imana zihahagaze, kuko hari imbaraga abana b'Imana bajya bagira. Nshaka kuzisobanura. Dufite imbaraga ibyiciro bitatu. Dufite imbaraga zo mu birenge, kuko Yesu yaravuze ngo aho muzagera hazaba habaye hanyu. Iyo umuntu w'Imana kandagiye ahantu hakorerwa imbaraga z'imyuka mibi, aho icyo kirere ari ugifiteho control, icyo kirere aba ari ukiyoboye, icyo kirere imbaraga z'Imana ziba zigihagazemo, izindi imbaraga zose zirahagarara. Niko umuntu uri connect n'Imana, ufite umwuka wera w'Imana, ushimwa n'Imana, igitambo cye cyaremewe ku Mana, ashobora guhagarara ahantu iwawe hose akabara arahafashe, iwawe hose imbaraga zihari akaba zifashe mpiri mu izina rya Yesu. Ni nk'uko umuntu ashobora kuba atuye ahantu mu kirere, hano mu mujyi wa Kigali, imbaraga z'abadayimoni zirara zica hejuru y'ijoro, zigenda zagera hejuru y'iyo nzu zikaba zitahaca, zigakata, zikaberera, zigacinyerera mu cyamo, kubera imbaraga z'Imana ziri muri uwo muntu. Hanyuma ikindi, imbaraga z'Imana abana b'Imana bazigendana mu biganza. Yesu yaravuze ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Mu biganza byacu harimo imbaraga zikiza, harimo imbaraga zibohora, harimo imbaraga zinaniza, harimo imbaraga zitegeka. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ishimwe. Hanyuma izindi mbaraga tuzigira mu ijambo. Umunwa w'umukiranutsi, akanwa k'umukiranutsi kararema. Haleluya. Akanwa k'umukiranutsi kagira ibintu gashyiraho, gashobora kwatura umutongero mu izina rya Yesu bigakunda, gashobora kwatura imbaraga zigakora mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu rero ijambo ry'umukiranutsi ribasha kurema. Ashobora kugusubirishamo amagambo, uko ugenda uyasubiramo ukagenda ikirere cy'umwuka gifunguka. Kimwe nuko aba bantu b'abahanuzi b'ibinyoma, aba bapfumu, aba barozi, nawe ashobora kugusubirishamo amagambo, uko ugenda uyasubiramo ikirere kikagenda gifunguka, akwinjiza mu isi y'imyuka mibi. Hanyuma ubwo ibintu urimo kugenda ubisobanukirwa, ndahamya ko uzamenya uburyo intsinzi iboneka n'uburyo ubasha kubaho uri umuntu w'Imana. Hanyuma rero iki kintu nagumye kugitsindagira cyane. Iyo umuntu akurusha ibitambo, aragutanga bikemera. Hanyuma rero twebwe hari impamvu batajya baturusha ibitambo. Igitambo twatanze ku Mana cyo kwizera Yesu Kristo, cyo gutanga umubiri wacu ugashimwa n'Imana, kiba ari igitambo gikomeye, buba ari uburyo bukomeye bwo kuba twarakiriye imbaraga zikomeye. Nta muntu wabasha kudutamba bikunde. Hanyuma n'abarozi, ndashaka kubisobanura aka kantu. Abarozi nabo n'abapfumu nabo bararutanwa, kubera uburyo bagenda batanga ibitambo kuri Satani. Bagirana komunika itandukanye na Satani. Umwe akaba ari hejuru, undi akaba ari hasi. Niyo mpamvu umurozi ashobora kukuroga, wajya kwivuza ku wundi akakuvura, kubera ko we amurusha ubushobozi. Iki kintu kirasobanutse. Abanyamyuka mibi bararutanwa nabo ubwabo, bitewe n'uburyo bihuza n'umwanzi wabo. Ni nako kandi abakozi b'Imana, ni nako kandi abahanuzi, ni nako abanyempano nabo barutanwa, bitewe n'uburyo bihuza n'Imana. Ndetse Pawulo yaravuze ngo ubuntu bwawe burampagije, ngo yagiriye ubuntu bwinshi. Ndashaka kubwira ngo buriya amavuta y'abakozi b'Imana arangana, kuko amavuta n'imbaraga z'umwuka wera. Ahubwo ikintu barushanwa ni ubuntu bagiriwe. Hari igihe byigeze kubaho, twasengeye umwana, hari umunyamasengesho dusengana, yigeze kuba ari mu kazi Rwamagana, afatwa n'imyuka mibi. Abanyamasengesho Rwamagana baramusengera, imyuka mibi irabasuzugura. Hanyuma bahamagara nyina, bamuzana iwabo, aho bita Iduha mu cyaro. Hanyuma baraduhamagara, turatega turagenda, tujyayo, tujya gusengera uwo mwana. Hanyuma ngezeyo ndababwira ngo nta bandi banyamasengesho bakenewe, iyi myuka mibi niyo yayigaragambije, izi mbaraga niba zanze kugenda. Ndagira ngo mubyeyi, papa w'umwana, nawe mama w'umwana, twikonegite n'Imana, hanyuma dukubite iyi myuka mibi tuyirukane. Ndababwiza ukuri, iyo myuka mibi twayirukanye turi abantu batatu, njye n'ababyeyi b'umwana. Hanyuma imyuka mibi iragenda, inavuza induru, inavuga icyayigenzaga. Bivuze iki rero? Tugomba kuba dufite umurongo mwiza hagati yacu n'Imana, kugira ngo tubashe gutsinda no kunesha. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Rero
hari imitongero tujya dukoresha nko kuvuga ngo mu izina rya Yesu. Yesu yaravuze ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye muzagihabwa. Uwo ni umutongero. Igihe cyose ubonye ikintu kidasanzwe ugomba kugitongeraho iryo zina rya Yesu, ukagitongeraho amaraso ya Yesu. Kandi iyo bivuze ngo mu izina rya Yesu, hari ikirukanwa, hari igihita kigenda, hari n'igikoreka kubera ko ubivuze. Hanyuma rero Imana ihabwa icyubahiro. Mu isi y'umwuka rero ibyo bintu birahari. Muzabona hari abantu bagapfa mu buryo butandukanye, mu buryo butunguranye. Uzasanga mu isi y'umwuka hari abantu babaye ibimara, abandi barabaye abasazi mu muhanda bagenda barabuze ubwenge. Ari abantu baba baragiye batangwaho ibitambo, ubugingo bwabo bugapfa, hakagira abandi bantu babaho. Ibi bintu rero abantu bafite amafaranga babikorera iki? Babikora kugira ngo bacungure imitungo yabo, bacungura imari bafite, bacungura imiryango yabo, bacungura abana babo. Bakaba bafata umwana wawe bakamugira ikimara cyangwa bakamugira ikigogi kugira ngo bo bagumye babeho, bagumye kugira konegite na Satani, bagumye kubona amafaranga, bagumye kubona akazi, hari abantu batanga n'ibitambo ku kazi bafite, hari abantu batanga ibitambo mu bucuruzi bafite. Ukabona umuntu arimo aratera imbere, ariko iryo terambere arimo n'ubwo bucuruzi n'amafaranga afite, hari igitambo yatanze kugira ngo ibyo bintu abigereho. Kandi nta kindi, ni amaraso y'umwana w'umuntu. Niyo impamvu Bibiliya yatubwiye ngo mutanga ubugingo bw'abantu badakwiriye gupfa kugira ngo murokore ubudakwiriye gupfa. Bigaragara ko rero igihe cyose nawe uri umurokore, uramutse usenga, uramutse uri umukirisitu, ushobora gutambwaho igitambo pe bikemera, kubera ko n'ubundi mu kirere cy'umwuka ugutambaho igitambo arakurusha imbaraga, arakurusha ubushobozi. Ibi bintu birumvikana cyane. Tube maso kandi tubashe guhangana n'ibi ngibi. Hanyuma ikindi, hari icyo bita ibirango cyangwa sinye zishobora gukoreshwa mu bintu by'ibitambo. Urugero ndashaka kubabwira nko mu buryo bw'umwuka, dufite sinye, dufite ibirango, dufite ibimenyetso dushingiraho, nk'ikimenyetso cy'inuma. Ikimenyetso cy'inuma ni ikimenyetso kivuga umwuka wera, kigasobanura n'amahoro. Uzasanga ahantu hose nka polisi y'u Rwanda icyo kimenyetso gikoresha nk'inuma y'amahoro. Hanyuma ikindi kimenyetso dukoresha umusaraba. Uzasanga hari abantu bubatse amazu yabo, hari abantu bafite imodoka zabo bafitemo ikimenyetso cy'umusaraba, hari abantu aho batuye bahashyize ikimenyetso cy'umusaraba. Uzasanga hari ahantu ikimenyetso gishinze. Iki kimenyetso gisobanura ko wizeye Yesu Kristo, gisobanura ko ufite umucunguzi. Ntabwo Satani ashobora gukoresha ikimenyetso cy'umusaraba mu bimenyetso agira. Ikindi kimenyetso ni ikimenyetso cy'inyenyeri. Nshuti y'umusaraba, nshatse kubwira ngo wagombye kuba ufite inyenyeri imurika. Inyenyeri bisobanura ngo umuyobozi cyangwa kumurikira abandi. Niyo mpamvu buriya igihe abanyabwenge bajyaga kuramya Yesu, inyenyeri yo bayoboye aho umwami yari ari. Inyenyeri yawe rero irimo kwaka cyane, ibasha guhuma amaso abadayimoni. Iyo bayibonye barahumbya. Ndashaka kubwira ikintu gikomeye. Tujya gusengera abantu barwaye abazimu n'abadayimoni. Iyo inyenyeri yawe yaka cyane, barakureba bagahumiriza. Wababwira ngo nimusohoke mugende, bakavuga batanareba bahumirije. Wakora no ku maso yabo bagakumiriza cyane, kuko wowe inyenyeri yawe irimo kubatwika, ibirimo kubamena, ibishashi byawe biba birimo kubamena amaso. Imana yacu ihabwa icyubahiro ko ikimenyetso cy'inyenyeri ari ikimenyetso cy'abizera. Nubwo Satani nawe ajya agira iki kimenyetso cy'inyenyeri, ariko inyenyeri ni inyenyeri y'umwijima, kuko nubwo yigira umucyo ariko n'umwijima ibyo bijya bisobanuka. Ikindi ni amabara. Hari amabara abantu bakunda gukoresha afite ibintu asobanuye, nabyo ni ibimenyetso. Twebwe nk'ibara dufite tujya dushingira tukamenya ngo ni ikimenyetso cy'Imana, ni ikimenyetso cy'umukororombya kirimo amabara 7 asobanura Imana. Iyo umukororombya uri hariya tukawubona, duhita tumenya ngo ni ikimenyetso Imana yashyizeho, ivuga ngo ntabwo izongera kurimbuza abantu umwuzure. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi Imana yacu. Ikindi kimenyetso kibaho muzakunda kukibona mu isi y'umwuka, nk'ikimenyetso cy'agahanga k'umuntu. Uzagisanga ahantu ku mapoto y'amashanyarazi n'ahandi hantu hose hari ibyago cyangwa hashyira ubuzima bwawe mu kaga. Kuki se iyo tusomye ibimenyetso tuhita tumenya icyo birimo gukora? Bivuze ko no mu isi y'umwuka hari ibimenyetso biba bihari. Uzasanga abantu bo muri Illuminati, abantu bose b'abafiremaso bafite nabo sinye bagenda bumvikanaho, yaba indebo, yaba intoki, bafite ibintu bakora, mu isi y'umwuka bafite ikintu bavuze. Ibi rero biba mu bapfumu, akenshi ntibavuga, bakoresha ibimenyetso, bakorana n'imyuka mibi, banavugana nayo. Ariko twebwe
icyo nakubwira ni uko twagombye kwikura muri ubwo bubata kugira ngo tutagire ikintu twaba. Hanyuma nigeze nsobanura nanone ibintu by'inkoko, uburyo abapfumu bano barozi, bano bahanuzi b'ibinyoma bashobora gukoresha inyamaswa mu kuroga abantu nk'inkoko y'ibara rimwe. Bashobora kujya gukuramo umuntu imyuka mibi bavuga ngo baramuvura, iya nkoko bakayikuramo bya bintu bakayishyira ahantu mu nzira, bakayishyiraho n'amafaranga. Ibyo bintu byose uko babishyizeho ngaho, iyo uramutse ubigezeho ubitwaye cyangwa ukaba warenga imitongero bashyizemo, uragenda ugapfa. Nshuti y'umusaraba, ibi bintu birakora. Nagira ngo nkubwire ibintu bihungire kure. Hari umwana iwacu wigeze gusanga yari yarigize umwana w'indakoreka, yumva nta kintu atinya, hanyuma aza gusanga inkoko n'amafaranga biri ahantu mu nzira, ariko babyikurijemo imbaraga mbi z'amahembe. Afata ya mafaranga aragenda yaguramo ibyo ashaka, n'aya nkoko aragenda arayibaga. Ndakubwiza ukuri ko uwo mwana yahise apfa, arapfa, turamushyingura. Kubera iki rero? Ibi birakora. Hanyuma rero izi nkoko z'ibara rimwe, ihene y'ibara rimwe, ni inyamaswa abarozi bajya bakenera bagatambamo ibitambo. Hanyuma ibyo bintu iyo bitabonetse, iyo atari byo bagusabye, bagusaba inyamaswa itagira ubwoya, ari we muntu. Mubona abantu bapfa mu buryo butunguranye, mukabona impanuka zidasanzwe, n'ibintu byose byagiye, n'indwara zidashoboka zitabaho zica abantu. Ni abantu baba bagiye batangwaho ibitambo. Mucyo tube maso, kubasha gutsinda izi mbaraga z'imyuka mibi. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Hari icyitonderwa nshaka gusorezaho, hanyuma tugasenga. Yesu aramutse asinziriye gatoya, twashira. Umuririmbyi umwe aravuze ngo ntiyaryama twashira, ngo habe no guhumbya twashira, ngo yiyemeje gutabara abamutegereje bose. Imana ishimwe ko Yesu atajya aryama, atajya asinzira. Mu isi y'umwuka aramutse asinziriye, nshuti y'umusaraba, Imana iguhuma amaso ukareba ibibera mu isi y'umwuka, ukareba ibibera ku isi, ukareba ibibera mu miryango, ukareba ibibera mu gihugu, ukareba ibibera aho utuye, ukareba ibibera aho ukorera, imbaraga za Satani uburyo ziri gukora, wahita umenya ko Yesu atabaye maso twashira. Ariko twebwe twikonegese nawe uyu munsi kugira ngo tube tutatangwaho ibitambo, ndetse tube twabasha kunesha, ndetse umuntu aba atafata ubugingo bwacu ngo abugurane ubw'abandi bantu, ahubwo ubugingo bwacu buri muri Yesu, natwe turi muri we, byarivanze. Imana ihabwe icyubahiro. Mana, turagushimye kuko ushobora byose, uri umwami n'umutware kandi ufite ubushobozi. Dusabiye abantu bumvise ubu butumwa bwadusobanuriraga uburyo umuntu ashobora gutambwaho igitambo, ndetse umuntu ashobora gutambwa igitambo ku muntu utagombaga gupfa, akaba incungu cyangwa agasimbura agombaga gupfa. Ibi bintu bijyabeho mu isi y'umwuka. Twari turimo tubabwira ibimenyetso bikoreshwa mu isi y'umwuka, tubabwira uburyo imbaraga z'abapfumu n'abarozi ziri gukora. Natwe tugomba gukoresha imbaraga z'Imana no kwihuza nayo mu isi y'umwuka. Uwiteka, turagusabye abantu bose urengera ubugingo bwabo, urengera ubuzima bwabo, abana babo, abo babana, inshuti n'imiryango, mu izina rya Yesu barengerwe, babeho ku bwawe, kandi ubarinde umubi, ubakize nyakubahwa Imana. Tugushimiye ko uba uduhaye amakuru, kandi tugoswe n'ingabo zikomeye. Ndagushimiye ko izi ngabo umugaragu wa Elisa yazisobanukiwe akazibona, akavuga ngo ingabo zitugose ziruta izabariya. Ndagushimiye ko uzatuneshereza, ndagushimiye ko uzaturinda, ndagushimiye ko uzaduha umutekano n'ubuzima, ndagushimiye ko ubugingo bwacu buzaguma mu biganza byawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen.